hariho abarimu, hariho evangelist, hariho ababwiriza ubutumwa no kumayira, hariho abahanuzi. Ehuru yo kwegita nk'Abebembezi ba Mungu mwema abinji bakumanya nk'abarokore ebembiremo Bishop Nathan Ibrahim owa Daystar Cathedral aho murembo Mbarara kandi umwanya ugo haharimo ba pastor, ba reverend, evangelists, apostles na ba bishop kurga omuri Mbarara na heri yaho. Hello? Konkagatereine ariko ayifatanyije muza kungaruka amagatereine ayifatanyije gati gufa gamene gufa mureki gufa lyambara tuliya reka gufa lyambara tulumene. Amen. Amina. So nsakuru kita wapandagana tufatanye akababwira karumwe kama hishirimwe wowe mwene usakuguma forever tuzakubaho kugeza iminsi yose. Twendera kuzumwa turacyatuhomberwa kuri so kandi yona uracyasendeza bishop umubiri wa Yesu. Ekitekateka eki okuja Bishop Nathan Ibrahim nakitunga bwanyuma yo kureba agane madini nigegita binira karimwe kandi bayabantu bende kintu nibakitunga. Bishop Nathan Ibrahim nagira ngo eki ne kutandika na Jesus match kandi tubareba kandi tukababona tubatine majesty tukopa tutine niba tudafite ubwenge ntabwo twakopa nizo turubantati kubyina birakosenga abanyakoseka Holy Spirit Holy Spirit gospel heals bandage Isane munyohereze minyeto yanyu muri Isane munyohereza abasore babo amabaraga yo bonje urugingo rwose buri ku butumwa plane zanjye zona nezenje abahereza ba mukama abandi banje kushongera enshongeji nkakamanyiso ko kwatanisa no kugaruraho ubumwe aba ikiganiro cyabo cyahwa n'ikihoro. ni kwenda pande ndagushaka pande nayo nonye ariko nawe urashaka nonyenda uranshaka Manuel byumve nayo kwenda nanje ndagushaka. Abwa TV West ndisenyomo Gideon aho muri Mbarara.